Nongeye kubaha ikaze mwese mwakunze gukurikirana ibiganiro bya Numa Media, mbifurije kuzagira ibyishimo mu mwaka wa 2023 uzababera umwaka w'amata n'ubuki, muzaryoherwe n'imishinga yanyu kandi n'amakipe mufana azabaha ibyishimo. Uyu ni Eritien Nzinga Ruvumbu, umukongomani mwaramumenye cyane muri CHAN yabereye mu Rwanda 2016, mumumenya agaruka gukina mu Rwanda aje muri ekipi ya Rayon Sport 2021 muri ya shampiyona y'amatsinda. Uyu Eritien Ruvumbu Nzinga ni umukongomani, imyaka ni 32, ibiro ni 96, aratsitse nubwo mu kibuga bitagaragara, arakaze mbehe azi umupira mwinshi cyane. Ruvumbu hari kuwa gatatu isaha ya saa 3:45 z'ijoro, ubwo indege ya Rwandair yaparikaga ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe. Abareyo bari benshi nubwo byari byaragizwe ubwiru. Bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bariho ubu ngubu n'abayiyoboye mu gihe cya kera barimo Sadate ndetse n'abandi ba Murenzi bahageze baza kwakira. Sinamwita muri jendi, gusa ni umwe mu bantu bagiriye ibihe byiza muri ekipi ya Rayon Sport. Uyu Ruvumbu yagarutse gukina muri ekipi ya Rayon Sport, amasezerano n'ay'imyaka 6, ariko bumvikanye muri kontra ko mu gihe ekipi ya Rayon Sport yaba yegukanye kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda, ikabasha kujya gukina imikino nyafurika, amasezerano yazongerwa hatabayeho kunanizanya. Uko Ruvumbu yaba yitwaye kose, amakipe yaba mushaka yari yo yose, Ruvumbu yababwiye ko ekipe ya mbere agomba kumvikana nayo mu gihe yaba agize kimwe mu bikombe ayitwaramo, muri make igasohokera igihugu. Ruvumbu ntiyazuyaza, yabanza kumvikana na ekipi ya Rayon Sport, dore ko amasezerano y'imyaka 6 basinyanye bumvikanye ko bagomba kumuhereza miliyoni 30 za rekritoma, bakamuhereza umushahara uhwanye n'ibihumbi 2,500 ku kwezi azajya ahembwa buri kwezi, kandi nawe abasezeranya kuzabatsindira ibitego, dore nubwo atazwiho gutsinda ibitego byinshi, aziho kurema uburyo bwinshi ubyara ibitego. Abareyo ni abantu bakaze cyane, dore ko uyu Ruvumbu ekipe ya Kiyovu Sport na ekipe ya AS Kigali zari zigiye kwirya gapapu kuri Ruvumbu, ariko bamuraje ahantu n'ubu hatari hamenyekana, dore ko atari yakoza umukono ku masezerano. Gusa ko biri kose yaje mu Rwanda aje gukinira ekipe ya Rayon Sport, nubwo hari habanje kuvugwa andi ma ekipe nka Diable Noir yo muri Congo Brazzaville, dore ko bataje kumvikana neza ku mushahara Ruvumbu yari kuzajya arahembwa, dore ko bumvikanaga ko bazajya bamuhereza umushahara w'500, noneho bakazajya bamwongera bitewe n'ibikorwa yakoze. Rayon Sport si Ruvumbu gusa, dore ko muri iyi weekend bafite rendezvous nibidahinduka ku wa mbere. Youssef Rabo nawe umunyamaroke ashobora kuzategerwa indege akagaruka hano i Kigali. Iyi Rayon Sport izica abantu. Ese nawe wizeye neza imbaraga z'aba bantu, haba Ruvumbu ndetse na Youssef bakiri mu biganiro, ko imbaraga bari bafite mu myaka ishize mbehe bagaragaje muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko bose baje bakahakina igihe kitageze ku mezi 2 cyangwa se yaba menshi akaba 3. Ese wizeye ko imbaraga bari bafite bakizifite, cyangwa urabona nk'abantu bazakora challenge nk'iyo bakoraga, cyangwa bashizemo isa? Gusa nta bakinnyi b'abahanga mu Rwanda ntawe bahiga, dore ko Youssef we banabashije kumushimira nk'umuntu wakinnye igihe gito muri
Rayon, ariko igitego cyiwe yatsinze ekipe ya Mukura Victory Sport muri shampiyona ya 2021-2022. Igitego cya Yusefu nicyo cyatowe n'abafana benshi nk'igitego cy'umwaka. Ibi ni amareshya mugeni, ni ukumukurura kugira ngo yumve ko ekipe ikimuhoza ku mutima, nubwo yagiye ibikorwa yayikoreye atazabyibagirwa. Yusefu nawe yahise ajya ku rukuta rwa Instagram arabashimira ati twabanye mu gihe gito, nubwo ubuzima butari bwiza mu Rwanda, gusa nshobora kuzakagaruka, adaptation zaho nkazishobora. Yabyanditse mu Cyarabu, aravuga ati ndabyizeye. Icyo wakora hano kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agezweho muri ekipe yanyu ya Rayon Sport, nukanda hano subscribe ku Numa Media, ubundi nkajya nkufasha nkayakumanukira ibindi. Ubundi naho njye ndi Inuma Imaso Rumenera hano ku Numa Media. Kora share, ukande comment ku kindi kintu wumva ko twazakubwira ubutaha. Icyo tubereyeho ni mwebwe, ni ukubahiriza amakuru mushaka. Ciao ciao, mureke tuhacane uzima. Bye.